Makuru kandi twimurire mu karere ka Rusizi, ambulance yari igiye kuzana umurwayi yakoze impanuka. Imbangukiragutabara y'ibitaro bya Mibirizi mu karere ka Rusizi yakoze impanuka mu gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki 25 Gicurasi, igonga umunyegare arakomereka mu gihe yihutaga ijya kureba umurwayi. Ni impanuka yabaye hasanga saa moya, ikaba yari igiye kureba umurwayi mu kigo nderabuzima cya Kisilamu cya Bugarama, ikaba yagenderaga ku muvuduko uri hejuru nk'uko bishimangirwa n'ababonye aho impanuka yabereye. Bivugwa ko iyi mpanuka yabereye mu mudugudu wa Kabona bose, akagari ka Hangabashi, umurenge wa Gitambi, aho imbangukiragutabara ritwawe na Nsengiyumva Maurice w'imyaka 35. Muri imbangukiragutabara hari harimo umuforomo witwa Ahadi Kasi Wilson wari ugiye kuzana uwo murwayi. Umwe mu bari baraho impanuka yabereye yagize ati: "Yageze hano mu mudugudu wa Kabona bose, umushoferi yihuta cyane agonga umuturage witwa Ingabire Jean Claude wari uri ku igare ajya mu mirimo ye. Uwo muturage akimara kwikubita hasi yahise akomereka ndetse atangira gutaka umugongo, amaguru n'amaboko." Yakomeje agira ati: "Imbangukiragutabara yahise yibirandura umuhanda, amapine ajya hejuru irangirika, ariko kubw'amahirwe ntibagira icyo baba." Umunyegare yahise ajyanwa ku kigo nderabuzima cya Mashesha, ahageze akorerwa iby'ibanze, hanafatwa icyemezo cyo kumujyana ku bitaro bya Mibirizi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gitambi Niyirora James yavuze ko impanuka yatewe n'umuvuduko mwinshi umushoferi yari afite. Yagize ati: "Umushoferi yafashe feri biramugora, birangira birandutse amapine ajya hejuru, ariko kubw'amahirwe ntiyamurengana ngo ibaruhe munsi y'umukingo." Yavuze ko kubw'amahirwe umushoferi n'umuforomo ntacyo babaye, nubwo umunyegare we bitamuhiriye agakomereka. Ati: "Ingabire Claude wagonzwe twari twamujyanye ku kigo nderabuzima cya Mashesha, ariko bitewe n'uko ameze yahise ajyanwa ku bitaro bya Mibirizi. Arataka cyane, umugongo n'amaguru yanakomeretse ibiganza ndetse no mu mutwe." Amakuru yacu reka tuyahinira aha, mwari kumwe nanjye Imana ishimwe Vincent. Niba ukunze ibiganiro byacu ntiwibagirwe gukanda subscribe kuri TV yacu Vumbura TV, like, comment ndetse na share kugira ngo ujye urushaho kubona ibiganiro bitandukanye bica ku muyoboro wacu wa YouTube Vumbura TV.